Umunsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki 14 Gashyantare buri mwaka. Uwo munsi urangwa nuko abakundana bibuka urukundo rwabo basangira, basohokana, cyane cyane bahana impano zitandukanye ziganjemo indabyo. Umunsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umuromani witwaga Valentin wabaye ku gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri ahagana mu myaka ya 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu kimwe. Umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiriza uwo munsi hamwe. Ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujije ubucuti bwabo bugakomera bukavamo no kubana ubuziraherezo. Ku ngoma ya Claudius igihe cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye, agira ikibazo cy'abasirikare bagombaga kurwanira igihugu kubera ko abagabo bakiri batoya bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Padiri Valentin ntiyabyakira neza. Afatanyije na mugenzi we Marius batangira gusezeranya abantu bashaka kubana n'ibanga. Amakuru yageze ku mwami Claudius ararakara cyane, ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafunzwe akatirwa urwo gupfa, akubiswe amahiri akanacibwa umutwe. Igihe yarategereje iherezo rye, abantu bazanaga indabyo n'ubutumwa bwo kumukomeza bakabinyuza mu idirishya. Uyu munsi wa Saint Valentin abenshi bawuvugaho ibintu byinshi bitandukanye. Hari abavuga ko ubwo Padiri Valentin yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi amusura kugeza igihe cyo kunyongwa. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byaje kuba mu gihe yasengeraga Valentin. Icyo gihe umukobwa yongeye kureba, ubumuga bwe bwo kutabona bwaragiye burundu atangira kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo Valentin anyongwe, bivugwa ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati "Love from your Valentine", bishatse gusobanura ngo urukundo rwa Valentin wawe, amushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Kuva icyo gihe abantu bafashe itariki ya 14 Gashyantare bayigira umunsi ngarukamwaka w'abakundana. Ngiyo inkomoko y'umunsi w'abakundana cyangwa se Saint Valentin abenshi bizihiza tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Kora subscribe kugira ngo ukomeze uryoherwe n'ibiganiro tugenda tubashyiriraho buri munsi.